nishimiye kongera kubana nawe mwene data. Fasha akanya nk'aka ko kumva ijambo ry'Imana n'abatindiye. Turasenga turangije nk'uko nkunze kubikora kugira ngo dusengere mu cyerekezo cy'ijambo twigiye hamwe. Ntabwo bibujijwe ko nsenga mbere, ariko mbangira ngo tubanze tubigendanemo neza wa mugani, hanyuma dusenge. Kandi nta nubwo tuba tunarangije, ushobora kuzakomeza wenyine wiherereye, cyangwa se nyuma yo kumva akanya kawe kariko kose keza Imana ibiguhaye. Uyu munsi rero nagira ngo ntabatindiye ndase ku ntego, dusange ijambo ry'Imana haye umutwe w'amagambo uvuga ngo amahoro nyayo avahe. Impamvu navuze ngo amahoro nyayo avahe nuko hari ibintu byinshi tujya tureba tukabona ko ari byo biduha amahoro, ariko uyu munsi nibajije nti se kuki umwana w'umuntu ashobora gukenera ibintu cyangwa se kuba mu bihe runaka yabibona hanyuma kumva nanone yongeye kubura amahoro, aracyashaka ibindi, aracyifuza ibindi byiza. Bisobanura yuko ibintu byose twakwirukanga inyuma si byo bishobora kuduha amahoro. Yesu ashimwe. Rero hari amahoro nyayo, ayo ngayo rero tugiye kuganira, tuvuge ngo avahe, ese bigenda bite kugira ngo tubashe kuyabona. Yesu ashimwe. Nagerageje gushaka ibisobanuro by'ijambo ngo amahoro. Ku bwanjye numva ko amahoro ari ukugubwa neza muri wewe ndetse no hanze yawe, mu bikugose n'abakugose, ukumva nta hungabana ufite ibyishimo. Ndetse rero nagira ngo tugendere ku magambo y'umwami wacu Yesu Kristo yavuze muri Yohana igice cya 14 umurongo wa 27. Haravuga ngo mbasigiye amahoro yanjye ndayabahaye, icyakora simbaha nk'uko ab'isi batanga. Imitima yanyu ntihagarare kandi ntitinye. Yesu ashimwe. Imitima yanyu ntihagarare kandi ntitinye. Aya magambo Yesu Kristo yavuze ayabwira abigishwa be abasezera agiye kujya mu ijuru. Nukuvuga ngo yarabarebye asanga bafite ikintu bita uruhagarara, ubwoba no gutinya kwinshi. Wenda bibazaga ngo uyu muntu twabanye tugasiga ibyacu n'abacu tukaza kubana nawe, kwagiye kudusiga hagati y'abamwishe, ubwo si twe tuzakurikiraho? Ariko Yesu arababwira ngo mbasigiye amahoro, sinyabahaye nk'uko isi yatanga. Yesu rero yaje avuga ijambo ngo sinyabahaye nk'uko isi yatanga. Bisobanura ko isi ifite ibindi bintu twereka bitwemeza yuko ari byo biduha amahoro, ndetse natwe ubwacu tukanabyemera, kandi koko bikagaragara rimwe na rimwe ko ari byo biduhaye amahoro. Yesu naratangaye cyane kumva babwiye ngo mbasigiye amahoro. Ari umuntu wakoze ibitangaza, ari Imana yigize umuntu, atavuze ngo mbasigiye ahantu muzajya mujya gukoresha ibitangaza, mukabona ya mafi mwajyaga mucuruza kugira ngo mubone amafaranga mubeshe w'imiryango yanyu. Ntababwire ngo mbasigiye uburyo muzajya mukora ibitangaza abantu babaha amafaranga. Ntababwire ngo mbasigiye ahantu k'akarima, akantu k'akarima muzajya mugenda gucukuramo ibyo mukereye byose, ariko akavuga ngo mbasigiye amahoro. Bisobanura ko ushobora kugira ibintu byose wifuza ariko ntugire amahoro. Kenshi muri twebwe habamo ikintu cyo gushakashaka, ni nako duteye, ariko byose turabyemerewe, ariko siko byose bitugirira umumaro, sinako byose biduha n'amahoro. Rero umwana w'umuntu akeneye amahoro. Yesu ashimwe. Waba uri umwana muto ukeneye amahoro, waba uri umuntu mukuru ukeneye amahoro. Umukene akeneye amahoro, umutunzi akeneye amahoro. Ariko se amahoro nyayo avahe? Yesu yaravuze ngo ndayabahaye si nk'uko isi yatanga. Yesu ashimwe. Ni gute rero umuntu ashobora kubona amahoro nyayo? Uyabona icyambere ari uko wisunze Imana. Hari igihe ushobora gushaka ikintu ukagira diplome nziza ariko ntugire amahoro. Waravugaga kera ngo nimara kwiga nkabona diplome nzagira amahoro, kuko izamesha amafaranga, nayo wayabona ugasanga hajemo uburwayi, nta mahoro ufite. Nayo wayabona ugasanga ugizemo ibyo wifuzaga byose ariko nta mahoro ufite. Nagira ngo mbwire igisubizo ahantu kiva. Amahoro nyayo nta handi tuzayakura atari ku Mana. Nibyo isi ifite uko ibitwereka,
umuntu wese akabigenderamo agakurikiza n'amategeko. Ariko nagira nkubwire yuko nubwo wasa naho ubonye kuyacakiye ntabwo ushobora kuyafata neza. Gucakira no kuvuga ngo nugusingira ikintu neza. Ariko nagira nkubwire ibihe byose wanyuramo byose ntabwo bizaguma biri ahantu hamwe. Hari igihe uzakenera amahoro kandi wari wumva ko wayagezemo. Icyo gihe nta handi ureba ni ku Mana. Yesu ashimwe cyane. Yesaya 26:3 harabitubwira neza ngo ugushikamije umutima azabaho amahoro masa kuko akwiringiye. Icyo ushaka kuvuga ni iki? Nuko Yesaya yandika kino cyanditswe yashaka kuvuga ngo umuntu wese ushikamishije umutima ku Mana abaho amahoro masa. Nukuvuga ngo gira ibintu byose ariko umutima wawe ushikamishe ku Mana. Ugire ibyo wifuza byose ariko umutima wawe ushikamishe ku Mana. Ugire urugo rwiza umutima wawe ushikamishe ku Mana. Ugire umugore n'umugabo mwiza ariko umutima wawe ushikamishe ku Mana. Nagira nkubwire ko ikintu cya mbere cyaguha amahoro nyayo nuko umutima wawe umatana n'Imana buri gihe. Kuko iyi si turimo biratubwira ngo tukiri mu isi dufashe igihe mu ntambara. Byanyibukije inkuru iri muri Yohana 8:23 kugeza ku 27, aho Yesu yaturishaga inyanja. Ngo Yesu yarafashe yurira ubwato ajyana n'abigishwa be, baragenda bambuka amazi bajya hakurya. Bageze hagati inyanja itangira kunyeganyezwa, umuyaga uraza. Bari mu nyanja. Nagira nkubwire ko turi hano mu isi, turi mu nyanja yitwa isi. Umuraba uzaza, ibyo bintu wiringiye bishobora gutigiswa. Yesu rero tumufite mu mutima wacu. Nubwo turi mu isi yitwa inyanja, ubwato bwawe n'ubuzima bwawe ushobora kubugendamwo witurije neza ugasanga haje umuraba. Ariko nagira nkubwire mwene data, amahoro nyayo ushikamije umutima wawe ku Mana uzabaho amahoro masa. Imiyaga yaza, inyanja yaza, inkukura zaza, imiyaga n'imiraba bije, umutima wawe ushikamije ku Mana ntabwo ushobora gutakaza intumbero yawe ku Mana. Ni ngombwa iyo nyanja yawe izatuza. Niyo mpamvu Yesu yikanguye arababwira ngo mwabanya kwizera guke muzageza ryari kutizera. Arangije arabyuka, inyanja arayiturisha, barakomeza urugendo. Ese waba wumva ubuze amahoro muri iki gihe? Nagira nkubwire ngo amaso yawe uyakure ku miraba, uyakure ku miyaga, uyubure ku Mana. Yesu ashimwe. Kuko Imana uyishikamije umutima irongereka kubwira ngo ndagukunda, ngufitiye umugambi mwiza, nzakugirira neza, nzakuyobora igihe cyose. N'aya mazi nubwo ubona aje ari menshi, ese nuhe muraba mwene data urimo kubona ukavuga ngo uyu we sinzawukira? Ariko nabwira nkubwire, kura amaso yawe ku muraba uyubure ku Mana kugira ngo ubashe kugira amahoro meza, amahoro nyayo. Yesu rero muri wewe, muri ubwo bwato bwitwa ubuzima bwawe arahari. Ashobora guturisha iyo nyanja mu gihe icyo ari cyo cyose. Zaburi 121:1 kugeza ku 2 haravuga ngo nduburira amaso yanjye ku misozi, gutabarwa kwanjye kuzava he? Gutabarwa kwanjye kuva ku Uwiteka waremye ijuru n'isi. Byose bishingiye mu bwoba dufite, kandi imisozi ni ibintu tuba twashizeho umutima wacu. Imisozi ni ibyo ngibyo ureba kugira ngo uyubure amaso ku Mana. Nagira ngo uyu munsi uvane amaso kuri iyo misozi. Biragoye ndabizi, niba ari wari umaze igihe ureba ukavuga ngo iyi ngiyi izampa kubaho, imisozi nizatuma mpinga, imisozi nizatuma ndya. Ariko nagira ngo ubwire uyu munsi amaso yakure ku misozi, uyerekeze ku Mana yawe kugira ngo ubashe kubaho amahoro masa. Nihazi imiyaga uzabaho amahoro masa, nihazi ibigerageza hano mu nyanja yitwa isi uzabaho amahoro masa, kuko uzamenya ko umwami wawe ari muri wewe. Yesu ashimwe. Ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi w'i Siyoni utabasha kunyeganyezwa. Igisubizo rero cy'amahoro masa nta handi tuyakura, nuko umutima wacu tuba twawushikamishije ku Mana. Yesu yaravuze ngo ibyo byose mureba si byo bizaba amahoro, ibyo byose by'isi. Ahubwo yaravuze muri Matayo 6:33 aravuga ngo mushakashake ubwami bw'Imana mbere na mbere, ibindi byose muzabyongerwa. Ariko rero twe tuba tuzi ko amahoro yacu azava mu bantu, akava mu bintu, akava mu by'isi twereka ngo nugira imodoka uzagira amahoro, nugira urubyaro uzagira amahoro, nugira urugo uzagira amahoro. Ariko nagira wayagira, ariko ntabwo ari nyayo. Nagira nkubwire ko amahoro nyayo ava ku Mana.
ese uyu munsi birashoboka ko wareka gucika intege ukongera ukubura amaso yawe ku Mana? Uzumva amahoro atemba nk'uruzi. Niko Yesaya yavuze ngo amahoro ye atemba nk'uruzi. Haleluya. Imana ishobora kuguha amahoro igihe abandi bari mu miyaga. Imana ishobora kuguha ibyiringiro igihe ubona umuraba uje ukwegereye. Nagira ngo dusenge tubwire Imana ko tuyubure amaso uyu munsi, kandi ko twifuza kwishikamishaho umutima naye tugirire neza. Reka dusenge. Uwiteka Imana yacu, ndagushimiye kuko uri umwami w'amahoro. Ni wowe uganziye isi. Waratubwiye ngo uduha amahoro atari uko isi yatanga. Nyamara ubwenge bwacu buratwereka ngo isi ni igomba kuduha amahoro binyuze mu bintu hirya no hino. Ndasenze ngo abana bawe Mana, amahoro yawe yatembeshe mu mitima yabo. Bavuze ngo ntidutinye ntidukuke umutima. Ibidutinyisha birahari, ibidutera ubwoba ni byinshi, ariko twasanze ari wowe utanga amahoro nyayo. Mwami wanjye Yesu Kristo, ndagusaba kugira ngo bidukorere, ugendane na buri wese hagati yacu, kugira ngo amaso ye ayavane ku bintu, ayavane ku bantu, akurebe. Uzaduturishiriza inyanja mu gihe turi muri iyi nyanja yitwa isi, uri muri twebwe Mwami. Turakwiringiye kuzabigenza neza. Izina ryawe ryubahwe. Nagira ngo urimo kunyumva, umutima wawe niba wari umaze igihe ushikamisha ahandi, ugarure kuwiteka. Nta wundi waguha amahoro asendereye mu mutima atari ku Mana gusa. Yesu aduhana umugisha. Amen.